Tariki ya 6 Mata 1994 Juvenal Habyarimana wabaye perezida w'u Rwanda kuva mu 1973 yuri indege ya Desert Falcon 50 maze ajya Dar es Salaam muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu yayobowe na Ali Hassan Mwinyi wari perezida wa Tanzania icyo gihe. Inama yararangiye Habyarimana atana n'abandi barimo Cyprien Ntaryamira ayoboraga Burundi. Mu masaa 2 y'ijoro nibwo indege mu kirere cy'i Kigali yitegura kugwa ku kibuga cy'indege nk'ibisanzwe. Nyuma y'iminota mike misile ya mbere yakubise ibaba ry'indege yari mu kirere cya Masaka, indi kubita ikirizo cyayo maze itangira kugurumana mbere yo kugumurambaro mu rugo rwa Habyarimana rwari Kanombe hafi y'ikigo cya gisirikare n'ikibuga cy'indege cya Kanombe. Aho urugo rwa Habyarimana rwari ruherereye ubu ni mu kagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro. Uhageze ubu ubona hakiri urupangu rwa mbere ndetse n'utuzu twacungirwagamo umutekano. Mukazayire Jeanne d'Arc wari utuye mu kibaya mu ntera y'iminota itageze ku 10 uvuye ku rugo rwa Habyarimana yatangarije abantu ko mu gihe indege ya Habyarimana yahanuriweho ahantu hose hari umututsi muri Nyarugunga hakozwe umukwabo. Mu magambo yagize ati, hari 2:40 ahantu hose hari umututsi, niba bari bafite ikimenyetso bari babashyizeho ntumbaze, bahise baza bica bagakomanga ugakingura po wakubwira ngo umututsi wangaha yishwe ku itariki 10 Mata 1994 yaba gushutse. Bari babishe mu ijoro ryabanjirije. Abandi bantu basigaye nabari baraye ku gasozi nabwo nuko bataye bari muri urwo rugo. Mukazayire yasobanuye ko mu ijoro ry'uyu munsi indege ya Habyarimana yarasiwemo abasirikare babaga mu rugo rw'Ikamashashi n'abaturutse ku kigo cya gisirikare cya Kanombe aribo bisha abaturanyi be muri Nyarugunga. Mu gitondo cya tariki ya 7 Mata 1994 interahamwe zagiye guhiga abatutsi bari basigaye nabo zibicisha umuhoro ndetse n'ibihiri. Mu magambo nanone yagize ati, interahamwe zagiye zitema n'uwishe munsi y'ikiraro. Burakeye ku munsi wa 2, ku munsi wa 3, ku itariki y'8 ababashije guhunga turahunga tujya Masaka mu kiliziya, nabwo ntibanyurwa badusangayo. Haza akana gafite nk'imyaka 7-8 bagashyiraho ifoto ya Habyarimana, baravuga ngo uyu nguyu ntabwo ari mwebwe mwamwishe. Baratema nk'abari gutema ibigori bafite imihoro, ibihiri ndetse n'ibihiri byitwa bya mpongano by'umwanzi. Itegeko ry'umugore wa Habyarimana. Abarokotse jenoside bavuga ko nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana umugore w'uyu mukuru w'igihugu Agathe Kanziga yategetse abasirikare bari mu rugo kwica abatutsi bose bari barwegereye. Kanziga yari umuntu ukomeye ku butegetsi bwa Habyarimana ndetse bivugwa ko yagiraga uruhare rukomeye mu mitegekere y'u Rwanda ndetse no mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byose bihuzwa n'umubano yari afitanye n'abasirikare bakuru barimo musaza we Koloneli Eri Saga. Igice cy'indege ya Habyarimana cyaguye mu kibanza cya Niyonshuti Marie Chantal. Urugo rwabo rwari rwegereye neza urugo rwa Habyarimana kuko nta rundi rwacaga hagati yazo. Ntabwo ubu ngubu bakihatuye, yimukiye mu murenge wa Kanombe. Niyonshuti yasobanuye uruhare rwa Kanziga mu magambo yagize ati, harimo umugabo waje arambwira ati umusirikare w'umujepe twari inshuti, we yanyeroye ko abantu bo kwa Habyarimana b'abatutsi bishwe n'itegeko rya Hagata, ngo yarababwiye ngo mutegereje itegeko ryande, mutegereje ko Habyarimana ari uzuka akaza akabambabwiriza, mubanze mukureho umwanda. Musanabera Josephine utuye mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kamashashi munsi y'ara rugo rwa Habyarimana yasobanuye ko ku bipanga ariho Kanziga atangiye itegeko ryo kwica abatutsi. Mu magambo yagize ati, rero umugore wa Habyarimana hano hari abamama bari baturanye, hari wabo wa Chantal Niyonshuti, arahirwa kwa Murasira, kwa Murara. Iryo joro ryose niwe wahagararaga ku bipanga akavuga ngo uriya mwanda sinkushaka, imyanda y'abatutsi sinyishaka, niyo yanyiciye umugabo. Kuva ubwo ngubwo Kanziga yatanga itegeko abasirikare barindaga urugo biraye mu batutsi bari baturanye babicana ubugome ndengakamere bifashishije imbunda ndetse na acide. Niyonshuti yavuze ko mbere yuko jenoside itangira abo miryango yari ituranye na Habyarimana bari barabujijwe kuyisura kuko hari itangazo rigira riti, hano hanyurwa n'uhatuye gusa. Yahamije ko ubwicanyi bwakorewe abaturanyi ba Habyarimana byakozwe n'abasirikare bamurindaga. Mu magambo yagize nanone ati, indege ikimara guhanuka abasirikare bo kwa Habyarimana n'abakozi bo kwa Habyarimana nta bantu baturutse ahandi. Ubugome twabukorewe n'abasirikare bo kwa Habyarimana n'abakozi baho nibo baje bakuramo abantu bavuga bati musohoke. Icyo bakoze ni ukubafata maze bakabasura bakabarasa, ndetse bamara kubarasa nuko imirambo bagahita bayitwara.
nk'uko Niyonshuti yabisobanuye, imirambo y'abatutsi bishwe n'abo kwa Habyarimana yajyanywe mu kigo cya gisirikare cya Kanombe maze itwikishwa side, isigaye bayijyana aho yakoraga ubworozi bw'ingurube maze barayitemagura bayigaburira ingurube. Mu magambo nanone yagize ati butaranacya bakuyeho ibisigazwa by'indege kubera ko nta mututsi bashaka ko bari busange ahangaha, bahise babatwara mu kigo cya gisirikare barabatwika. Nkangaha nategereje ko bucya n'uwabashije kuharokoka wenda n'uwari wavuye mu mirambo atahwanye kuko umunsi we utari wageze. Ubu ngubu abarokotse barafashijwe bagira icyizere cy'ubuzima. Mukazayire yasobanuye ko ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahagarikagwa yasubiye ahahoze urugo rwe asanga harabaye amatongo. Yasobanuye ko ikigega cya FARG gifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyamwubakiye inzu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ati turaho tubayeho neza, turaryama tugasinzira, twarwara tukajya kwa muganga, FARG iratuvuza. Naho ibyina ahangaha byo twarabihebye, twibera mu mudugudu kandi nta kibazo na kimwe dufite. Dufite aho twege ku musaya, turakora nk'uko abandi baturage bameze. Niyonshuti yavuze ko leta y'u Rwanda yamufashije kwiga kugera muri kaminuza kandi ko afite icyizere cyo kubaho. Yishimira ko mu Rwanda nta vangura rishingiye ku moko rikibaho kandi igihugu gikomeje gutera imbere mu nzego zose. Yasobanuye ko mu rwego rwo kwiteza imbere no kugira ngo kuri gakondo hatazima, yagize igitekerezo cyo gushinga akabari mu kibanza cyabo hafi yahoze urugo rwa Habyarimana maze akita Kagoroba. Hari hazwi cyane muri Nyarugunga, gahuriza hamwe abaturage bagasabana ku mugoroba. Gusa Nabera yabanje guhangana n'ihungabana rikomeye ryateye n'amateka asharire yanyuzemo, ariko ko ubutumwa abayobozi barimo Perezida Kagame bahaye barokotse jenoside bwatumye agira icyizere cy'ubuzima maze ariyubaka. Showbiz News Rwanda.